Okay. Nagarutse. Nizere ko akaruhuko kagenze neza. Munyibutse. Ajya ku munsi wa kabiri Imana yaremye. Nyandikira aho ngaho, nyandikira ibyo turagaruka kubivugaho. Unyandikira aho hasi. Ku munsi wa kabiri nari ngiye kubakopeza. Dukomeze. Ku munsi wa gatatu niho tugeze. Abantu mukurikirane. Imana iravuga aho ni ku munsi wa gatatu. Ariko abantu muri kuvuga kunda yanje. Imana yangiriye ubuntu inyiherinda. Nibatera ikibazo. Nawe nukorera Uwiteka ukamwubaha n'imbaraga zawe zose. Azaguhereza inda igenda ikondora hasi. Ibyo ni ukuri mbabwira. Umunsi wa gatatu Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke biba bisa. Imana yita ubutaka ahumutse ihita ubutaka. Iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Ibona ko ari byiza. Urayumva neza? Ariko umunsi wa gatatu Imana yakoze imirimo myinshi. Okay, ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyere imbuto. Uranyumva neza? Imana yaravuze ati ubutaka bwereho ibyatsi n'ibimera, hereho ibiti, hereho n'imbuto n'utubuto. Ubwo buracyari umunsi wa gatatu. Imbuto, igiti cyose cyere imbuto zikwiriye ubwoko bwayo. Imana avuga ati umusave were agasave, inusi yere akanurusu. Ako ni akabuto k'inurusu. Biraba biba bityo. N'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo. Umwembe gwere umwembe, ariko mu ndani harimo urubuto ruzava mu gundi mwembe kugira ngo zitazacika ku isi. Igitoki kibyara agatoki, hazavamo izindi nsina nyinshi zizakora ibinyobwa. Biba bityo. Kandi izo mbuto zizera zizaba zikwiye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu twiyumvise ko Imana yafashe amazi irayatandukanya. Hamwe hagira ubutaka, ahandi hagira inyanja. Biba bityo. Ubutaka bwera ibyatsi n'ibiti n'imbuto zabyo. Uwo wari umunsi wa gatatu. Hari akantu ukuyemo. Kanze dukomeze ku munsi wa kangahe? Wa kane. Mbe nduhuze.